Nakumiro guys, ni The Click ugarutse, reka twongere tubifurize ikaze. Ngende The Click ugarutse nkuko musanzwe mubimenyereye, nkaba narabasezeranyije ko ni breaking news à la minute buri segonda. Igihe cyose amakuru tugezeho guys muzajya muyabona, amakuru avugwa ku mugabane wa Afrika ndetse no hanze y'umugabane wa Afrika. Tukaba tugarutse mu nkuru ibabaje nanone ikatugarura tuje kuvuga ku inkuru y'umukobwa waje kwiyahura agahanuka mu igorofa rya etage enye ashaka kwiyahura. No kwiyahura nakundi abavuga ko yashatse kwiyahura no kumushinyagurira, dore ko yahanutse kuri etage ya kane agasimbuka agahita yiterera hasi. Amakuru tubafitiye rero nuko uyu mukobwa nibyo byamuteye kuba yakwihanura muri etage, byose nibyo tubazaniye muri iyi nkuru guys. Niba utarakora subscribe nta kindi wowe icyo twakubwira no guhita ukora subscribe akanda kona kumutuku kari munsi ya video. Niba wowe warakoze subscribe turagukunda cyane, nanjye nka The Click nkwifurije ibihe byiza wowe wakoze subscribe. Icyo urasabwa gukora no gukora like, ugakora comment kugira ngo turebe ko wari uri kumwe natwe, ndetse ukanasharing inkuru kuri Facebook, YouTube zitandukanye, ndetse ukanasharinga kuri WhatsApp group uherereyemo kugira ngo amakuru tuzajya tukugezaho ujye uyageza ku bandi. So guys, reka tugaruke mu kanya tubabwire neza amakuru arambuye kuri iki kintu kugira ngo mubashe kuyamenya nyuma y'iki kirango guys ya Click Media Official. Twagiye. Ni The Click ugarutse nanone nkuko twatumaze kubabwira, ndetse nuko twabasezeranyije na amakuru yihuta buri segonda, buri munota 5 kuri 5 isaha ku yindi, umunsi ku munsi. Niba warakoze subscribe wowe big up, turagukunda cyane kandi Imana iri kumwe nawe. The Click arabakunda cyane, niba munkunda amaboko hejuru guys. Twaba tugarutse tuje kubagezaho amakuru y'umukobwa umaze kwiyahura akakanya mu mujyi wa Kigali. Umukobwa tutaramenya amazina ye neza, turaza kuba dukurikirana amakuru neza, gusa icyo tuzi nuko amaze kwihanura muri etage ya kane agahita yijugunya hasi, ndetse akaba n'amahirwe ashobora kuba afite yo kuba ashobora kubaho, cyane ko abahatubereye batubwiye ko uyu mukobwa yakomeretse cyane ku buryo bukomeye, kandi bakaba banamujyanye kuri CHUK. Uyu mukobwa rero mushaka kwibaza ngo yihanuye kubera iki. Amakuru twakomeje gutohoza, twabajije abantu bari bahari nuko yasize yanditse ibaruwa, nkuko turaza kuba tubibereka muri iyi video. Yasize yanditse ibaruwa ndende cyane ababazwa n'umuntu bakundanye. Uyu muntu bakundanye rero ngo akaza kuba yarakinishije urukundo rwe, akaba ngo yarahisemo kumukinisha, bikaba byaramuteye umubabaro ukomeye cyane, akaba we yahisemo kwiyahura. Ariko abantu benshi bakomeje kuvuga ko atari byiza, kuko atari uwo mutsi kuba yakwiyahura. Ubu ngubu ntago tubizi neza niba akiriho cyangwa se niba yaje kuvamwo umwuka, gusa abahatubereye batubwiye ko yakomeretse cyane. Namwe murabyumva, inyubako ni ndende cyane, kandi akaba yaguye ku mapave twadukaro two mu mujyi wa Kigali ahanutse. ngo kandi ahantu yaguye byagaragaye ko yari afite agatambaro, bishoboka kuba ari agatambaro yari yishyize mu maso kugira ngo abashe kuba yatwikira atareba ibyo ari gukora. Mu makuru dukesha ibinyamakuru byagiye nabyo byandika kuri iyi nkuru mu kanya, nuko bivuga ko umugore yanditse ibaruwa isezera ku nshuti ze ndetse n'abavandimwe, maze akifuka agatambaro mu maso agasimbuka kuri etage ya kane yiyahura. Turatekereza ko yiyahuye kuko amakuru dufite ubu ngubu ntago abasha kutubwira niba akiriho, kuko niba n'ubundi yashatse kwiyahura nyine ubwo yiyahuye. Guys, rero ibi bikaba byabereye mu mujyi wa Kigali ku nyubako izwi nka Peace Plaza iherereye rwagati mu mujyi wa Kigali, abantu bakunze kwita kwa Makuza. Abaturage rero babibonye bakavuga ko
uyu muntu yiyahuye bitaturukanye n'impanuka nk'uko abantu benshi bashobora kuba batekereza ko wenda yahanutse ari impanuka, ngo kuko ngo yabanje kuba azenguruka hariya hazerera, ngo kandi akaba yabanje kwandika isi asezera kuri iyi si, ndetse abantu bavuga ko bamubonye ngo babona nyine azenguruka hejuru y'iyo nyubako ya etaje kuri etaje ya kane, rero ngo bikaba atari ukuvuga ngo ni impanuka. Ikindi nuko abantu bakeka ko kuba yabashe gufata umwanya akabanza kwandika, ngo icyo kintu ni ikimenyetso kigaragaza ko atatunguwe n'ibintu byamubayeho, kuko yabanje kwandika akabona umwanya wo kwandika. So guys, niyo makuru turi kugenda tubona aka kanya. Rero bamwe mu bagiye baganira n'ibitangazamakuru ndetse n'ababageze kubaganiriza bari babibonye uko byagenze, bavuze bati ngo yazengurutse nk'inshuro 5 hejuru, mu kanya gato twumva ngo umuntu ngo yahahubutse, ngo hari n'agatambaro yari afite mu gihe yagwaga, bishobora kuba ari agatambaro ngo yari yipfutse mu maso kugira ngo atabona ibyo ari gukora. Undi yavuze ati birashoboka ko yarasinze kuko hari ahantu yahanukiye kuri iriya etaje ya kane hasanzwe hari akabari gacuruza inzoga. Ibaruwa rero yandikamwo amagambo mbere yo gusimbuka, gafitwe na polisi yahise itabara ku kanya. Muri iyi baruwa yanditsemwo amagambo ndetse anavuga ko ananiwe no kwihanganira agahinda yatewe n'umuntu tutaramenya neza witwa Kubwimana, ngo yakunze, ngo yarangiza ngo agakinisha urukundo rwe naruha agaciro, ngo urwo rukundo rero ngo agahitamwo aho kugira ngo urukundo akarufata, ngo agahitamwo kumukinisha. Sorry, rero ngo yahise yandikamwo no gushimira ndetse n'abantu ngo bamubaye hafi, ananenga abantu bamutereranye igihe yari ari kuri iyi si, ngo ari nabwo yahise avuga ngo arasezeye. Nubwo umwirondoro w'uyu muntu, uyu mugore utaramenyekana, ikizwi nuko ari igitsina gore, ngo utaramenyekana, ngo abantu bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse hafi y'aho ngaho bavuze ko uyu muntu adasanzwe akorera hariya, bisobanuye ko hari ahantu yaturutse akaza guhanuka muri iyo etaje. So guys, yahise rero ajyanwa mu bitaro bya CHUK, ariko icyizere cyo kugira ngo abeho ni gike cyane kuko abamubonye bemeza ko yakomeretse cyane. So aya makuru rero sinzi niba navuga iki, birababaje cyane. Abantu bimara nyine biyaka ubuzima ntabwo ari byiza, gusa birababaje cyane kandi si byiza ko abantu bashobora kwihanura hejuru. Ni amakuru ababaje, arababaje gusa kwiyahura ntabwo ari byiza. Umuntu ubundi wiyahuye nakundi nyine uramubwira nyine yahisemwo niko yabihisemwo. Sinzi niba niruhuko ridashira abaryifuza kuko nk'abemera wiyahuye na juru yabona. Ni The Click mwari muri kumwe, amakuru nzajya mbagezaho isaha ku yindi, umunota ku wundi, ndetse 5 kuri 5 aho muherereye hose hirya no hino kuri iyi si ya rurema. Na mipaka ikibaho, internet yagakemuye. Fata YouTube yawe ukande subscribe, ukande inzogi iri ku ruhande kugira ngo igihe cyose tugushyiraho amakuru ujye amenya mu bambere, dore ko ari twa bambere tukugezaho amakuru, yaba mu Rwanda, yaba muri Kongo, yaba mu Burundi, yaba muri Kenya, Tanzania, hehe hose amakuru ari guhitinga muraza kuyabona umunota ku wundi. Ni The Click rero, turi kumwe, Imana nayo ibane namwe. Bye bye.